no mutama mubona ntabwo ari sokuru wanje n'umugabo wanje. Uyu n'umugore wanje ndamwemera 100% kuko ni Imana yamunzaniye. None mutama bigenda neza mu mabanga mpuzabitsina. Yemwe urumva icyatumwe nazanye iki cyanditswe niki muzi umwana w'umukobwa agashakwa n'umuntu atazi iwabo batamenyanye unywa nk'urumogi cyangwa ikindi kintu ari ku pressure yo kurongorwa ko abandi bagize bate barongo none se ikibazo kirimo ni iki ubugira ngo yicara ategereze se urungano rumusiga iyo pressure uzi yariyo udukiza urubwa ariko Scovi ntawe tujye tuvugisha ukuri muri groupe y'abantu batanu wenda wasanga ari nawe wari mukuru muri bararongo urasigaye iyo muri bisi se cyangwa imodoka isanzwe mugakora impanuka bagaputiyahura kuko usigaye kurongorwa se no kwiyahura kujya ku muntu utekereza ko ataba umugabo mubana kugira ngo ukire urugo rw'uko warongowe nawe n'umusitari n'umuntu uzwi bitaniye ibi birarutana mwaba muzi ko kurongorwa bisigaye ari umuderi ntabwo bikiri umuco ahubwo ku buryo umuntu ashaka karongorwa ngo ubukwe bwe buvugwe agashaka umuntu uzavugwa mu bukwe kuko nundi ahura muri headline pressure yo kurongorwa yugarije abana b'abakobwa ariko hari pressure akabona icyo bita gushyuhaguza ni ibintu bitandukanye biratangaje kuba utazi aho umuntu avuka kuba nta muntu n'umwe ufitanye isano n'uwo muntu muziranye kuba utazi aho uwo muntu atuye ukamujyana ku rusengero no ku murenge mugasezerana mbese yicura akarya abantu ariko Scovi ubundi mu kinyarwanda baca umugani mwishakira mu ruho ntibaza amoko ariko uwo mugani igihe bawuciye ibyo bitangiye kutugaruka wari utarakora none se abana b'iki gihe nibo bafite imiruho kurenza abahashize maze tukagira inkundarubyino z'iwacu rero izo twise inkundarubyino z'ababyeyi iyo ninde mubyeyi muri iyi minsi wicaza umwana akamubaza ati mbe mwana wa uriya mukwe ni mwene nde ibyo kwaba ari ukwivanga mu nkundo z'abana amahitamo si ngombwa ko wamuvuka ku musozi umwe akava umukobwa muri i Kigali undi wamumenya gute cyangwa wewe yakumenya none se ni igiti ku buryo umunsi wa pepenyeri twateraga igiti hari icyasigaye mu nkengero twakirunze tutagiteye arahamera ndashaka kukubwira ngo ni imfubyi igira gukomokaho ahubwo umuntu uvuga nko muri Senegal wavuga ko sekuru sinasa ari bande ni nkijya mu isoko babanza kuyambika umugozi ngo bayikurure ntabwo nkijya mu isoko nkishotse none wowe ujya kurongorwa utazi n'inzira ikujyanyeyo ugasa n'ijya mu isoko niyo babanza kwambika kuzirika amahembe ngo utagenda irwana bakayizirika ku modoka ariko kubera ko ushaka kugenda nta nubwo ubona kuziritse gusa ntababibona bakabyirengagiza none se tubigenze dute twanze usomera icyanditswe Yesaya ibice 4 uhereye ku murongo wa mbere Yesaya ibice 4 umurongo wa mbere haragira hati Imana ubwo ni umutwe w'amagambo umutwe w'amagambo uragira ute Imana isezerana gukiza abakobwa b'i Yerusalemu Imana igira ite isezerana gukiza abakobwa b'i Yerusalemu nuko abakobwa b'i Yerusalemu bifuzaga gukira uwo munsi abagore 7 bazajya ku mugabo umwe bamubwire bati tuzitungirwa n'ibyo kurya byacu kandi tuzajya twiyambika ubwacu ariko uduhe kukwitirirwa izina ryawe udukize urubwa rw'abantu mwakira ijambo ry'Imana ubwo barishimiye Imana baryakiriye icyambere bya bindi bitandongora nitunge se ni ibyo mu kinyarwanda kina kitarimo discipline nuko hoya nuko basigaye babyita icyatumwe nazanye iki cyanditswe niki muzi kambaho urugero murabona umwana w'umukobwa wari mu rungano wagendanaga n'abandi umukobwa umwe akarongorwa n'umucuruzi ukomeye inaha ku buryo ku munsi wa poropozo banamuha kado bamuha Range Rover cyangwa ubundi bwoko bw'imodoka igezweho wenda iyo katuvuga ni umunyamahirwe mu itsinda twabagamo turi 4 umwe niko byagenze mwari musanzwe muri agakundi cyo cya kigurupe kirungano itsinda ry'urungano rirasanzwe hanyuma uwa kabiri muri twe akaba yamenyanye n'umuntu w'umustar uzwi yego wenda bubera muri apartment y'ibyumba nka 3 na saro yafashe ariko ubona ko ni nabo ubuzima bututavuga ngo asenga isengesho ngo Dawudi ufungure dutunga none ariko ukabona ko ariko arazwi we
buri munsi muhora muki, umwe ni umucuruzi afite amafaranga, undi nta mafaranga agira menshi, afite ayabatunga ariko ahora mu binyamakuru, nawe muba mutambuka ahantu aho hose bita kuri headline haba hahiye. uwa gatatu muri twe yakundanye n'umuntu udafite ahantu yamushyira, ariko kubera ko urungano rwarongowe, wa wundi ufite uzwi akavuga ati ariko nura mukobwa yarazwa tuba turiya ni kuriya ameze nta kibazo. Umwana w'umukobwa agashakwa n'umuntu atazi iwabo, batamenyanye, unywa nk'urumogi cyangwa ikindi kintu, ariko puresha yo kurongorwa ko abandi bagize bate barongowe. Reka arongorwe n'umuntu ukodesha mu Gasyata. none se ikibazo kirimo ni iki? Nawe yagombaga gushakwa n'umusitari, yagombaga gushakwa n'umukire. ubugira ngo yicare ategereze se urungano rumusiga? Agashaka umuntu batabana ariko uzwi. oya barabana, batabana gute se? Batabana. Hano niyo mpamvu nabasomeye iki cyanditswe. kurongorerwa i Kigali? Oya. Ahubwo iki cyanditswe kivuga ngo abagore barindwi bazifuza kwitirirwa umugabo umwe kugira ngo bakire urubwa. Ushatse kuvuga ko se umukobwa agashaka umuntu uzwi wandikwa uvugwa mu binyamakuru, asanzwe afite abandi bagore se? Oya, wenda ntabafite, ariko nawe umurebye utamugira umugabo ukurikije imico n'imiberere, ariko kuko ari n'imyitwarire n'imibereho, kubera ko ari ku cyapa akaba ari wafata. ese abakobwa ntibakunda ibyamamare si ibisanzwe abiyi minsi nako? Iyo puresha uzi yariyo udukiza urubwa. ariko Scovi ntawe tujye tuvugisha ukuri, none se wa mugani nk'uko wari ubivuze muri gurupe y'abantu 5, wenda wasanga ari nawe wari mukuru muri bo, bararongo urasigaye. Iyo muri bisi se cyangwa imodoka isanzwe mugakora impanuka bagapfa, kutiyahura kuko usigaye, kugira ngo udasigara wenyine ku musozi mwaturanyeho muri bane. kurongorwa se no kwiyahura, kujya ku muntu utekereza ko ataba umugabo mubana, kugira ngo ukire urugo rw'uko warongowe nawe n'umusitari n'umuntu uzwi, bitaniye ibi birarutana. Ariko urumva harimo ijambo ibiri, si gusigara ku ishyiga nduzi ko atari harari si ku ishyiga gusa, gusigara kuri gaze mu rubwa, abana bato barongowe ureba rimwe na rimwe ukaba ari nawe wenda waforomye n'iryo tsinda. Mwaba muzi ko nawe wari ubayoboye, mwaba muzi ko kurongorwa bisigaye ari umuderi. ntabwo bikiri umuco ahubwo ni umuderi, ku buryo umuntu ashaka akarongorwa ngo ubukwe bwe buvugwe, none akavuga ati byagenda bite ngo ndongorwe ubukwe bwanjye ntibuvugwe, kandi inshuti yanjye bwaravuzwe, agashaka umuntu uzavugwa mu bukwe, kuko n'undi ahura muri headline. muzi icyo puresha ikoze abantu. ariko ku rundi ruhande Scove ntabwo wabarenganya. none se urinda uvuga ngo umuntu ngo n'ubundi ntaho bitaniye, none se ubundi ko umukobwa muhurira inaho i Nyarugenge agahura n'umusore umwe wenda ari uw'inyamasheke undi wenda avuka hirya ku Muyumbo, bo ntibabana atarabanje kujya i Nyamasheke? Biratangaje kuba utazi aho umuntu avuka, biratangaje kuba nta muntu n'umwe ufitanye isano n'uwo muntu muziranye, biratangaje kuba utazi aho uwo muntu atuye ukamujyana ku rusengero no ku murenge mugasezerana, mbese yicura akarya abantu, mbese ari umwicanyi. muzi ko ariko babanza gufata ya minsi y'igerageza, nese wari uzi ko bapfa kubana gutyo? tuve kuri babandi twise abasirimu bagerageza. muzi ko hano dufite abana b'abakobwa barimo gushakwa n'abanyamahanga. uyu muntu nta handi hantu amuzi usibye kuri terasi basangiye kofi, n'ururimi bavuga si rumwe, wenda bafite urwo bahuriyeho rutari urw'iwabo. uyu muntu ntuzi nyirasenge, ntuzi nyina, ntuzi niba ari umugabo ufite umugore, ntuzi niba agira abana, ntuzi niba ari umwicanyi waje ino wenda bataramushyira muri sisiteme ngo intapori mubone, ntuzi warangiza kubera ko afite amafaranga, ashobora no kuba yaba umusitari rimwe na rimwe bitewe n'amafaranga ye, warangiza ukavuga uti umuntu n'uyu. ariko Scove urabona, ariko uzi hari inkuru umuntu yatubwiraga atubwira ko muzi imico imwe y'abantu bo muri Afurika, umwana w'imfura wabo ubundi ngo ihame muri ibyo bihugu by'iwabo baramurya. umukobwa akabana n'umugabo ngo yabonye umugabo mwiza n'iki,
agahaguruka i Nyarugenge cyangwa mu kindi gihugu duturanye akajya iwabo w'uwo mugabo ajyanye umwana w'imfura cyangwa akagenda bakaba bakabyarirayo akaba azi ngo yagera bakamubwira bati umwana yabuze, kumbi muri icyo kirori cyitwa ko barimo kwibuka umwana wabuze barimo kumurya nawe arimo araryaho. ubundi mu kinyarwanda baca umugani mwishakira mu rugo ntibaza amoko, ariko uwo mugani igihe bawuciriye nibyo bitangiye kutugaruka wari utarakora. none se abana b'iki gihe nibo bafite imiruho kurenza abahashize. kera Sikoviya bamushyingiraga iwabo wa Romeo, papa wanjye aziranye na papa wawe, mama yarigeze guhurira na mama wawe mu ahantu iwacu bahazi, nananirana bakanterura bakansubizayo, bananzonga bagatumaho imiryango ikaza ikagira ite igaterana. none se uragira ngo dusimbuke ibyahanuwe? by'abagore barindwi sikomeza. Erega hano haragira ati uwo munsi abagore barindwi bazajya ku mugabo umwe bamubwire bati tuzitungirwa n'ibyo kurya byacu kandi tuzajya twiyambika ubwacu, ariko duhe kwitirirwa izina ryawe udukize urubyaro rw'abantu. uragira ngo Sikovi dusimbuke ibi byanditswe? dusimbuke tape? uretse n'icyo wenda ni mu bihugu byemera abagore barenze umwe, twebwe ubu ntabwo turi muri icyo cyanditswe, ahubwo turi mu cyanditse turi mu mvugo yitwa ngo inshakira mu ruho ntibaza amoko. bose abashaka bose bashakira imiruho Sikovi. ntabwo ubona b'imyaka 20 bakiri bato nyine bashaka ibyo ngibyo, ubona ko batabajije ayo moko, ariko ukabona yuko atari imiruho. ntabwo kuruha bishingiye ku mahitamo y'uwarushye, ariko turebe puresha y'abakobwa bashaka kurongorwa. uzi ko yemera akaba afite umusore akunda utarafata icyemezo muri uyu mwaka nk'uyu tugize, hakaba hari uwo adakunda babonanye uwo munsi atazi uruzi rwamuzanye, ariko agasanga uwo yarakeneye kurongora atitaye ku kirimo kuba, agahitamo kubana n'uwo muntu atazi adakunda, atazi imico ye, atazi iwabo, kuko uwo bakundana arasa n'utari ku muvuduko yashakaga. none se Sikovi mu by'ukuri ubwo ikimugurukanyaho ni iki? umukobwa w'imyaka 23 n'itanu icyaguciriye ishati gituma uyu musore akubwira ati reka twisuganye 2026 mu kwezi kwa 8 dusigare dushakamo itariki ariko ibintu tubinoze. ni iki kitumye utihanganira amezi 5-7? bishobora kuba ibintu bigera nko muri 3. icyambere hari ukuba bagenzi bawe bagiye ubareba, puresha yo kurongorwa ko abandi barongowe, iyo ni puresha. ikindi hari ukuba ubona uri mu buzima utishimiye ukajya gushaka ubuzima ku muntu utazi. yego. icyanyuma noneho hari ukuba hashobora no kuzaho puresha y'ababyeyi. puresha y'ababyeyi ukananirwa kubabwira uti Romeo n'uwo mu kwa 8 umwaka utaha, aho kugira ngo ujye kubabwira uti nabonye umuntu ntazi iwabo, ntazi icyo akora, ntazi aho atuye. puresha y'inshuti, puresha y'ababyeyi, puresha y'amafaranga, cyose y'imibereho, cyangwa kutongeraho se ubuhararumbu bwawe. n'ubu rero umwana yahawe akiri muto ubuhararumbu ibi ngibi wadukanye. arongorwa na ntuza urutonde rugakurikira, maze tukagera kuba n'undi yajya kumurongora ntacyo bimutwaye, maze tukagira inkundarubyino z'iwacu rero, izo twise inkundarubyino z'ababyeyi. iyo wanezezwa no kubona umwana wawe yamanitse ku cyapa. ninde mubyeyi muri iyi minsi wicaza umwana akamubaza ati mbe mwana wa uriya mukwe ni mwene nde? nibura ngo akubwira ati ibyo kwaba ari ukwivanga mu nkundo z'abana, amahitamo ariko kumenya ntabwo ari ukwivanga. ukabaza uti mbe mwana wa uriya ni mwene nde? uti noneho ni mwene Karekezi, ariko ise ntakiriho, yarezwe na nyirarume witwa imfura yabo. ahubwo umuntu uvuga nko muri Senegal wavuga ko sekuru sinase ari bande? Nikatuvuga ko ugomba kubuza amazina nubwo waba utabazi. icya kabiri wabwirwa n'iki ko kubwiza ukuri atarakujyana wabo? ntacyo urimo uravuga yo yakubwiye nibura urayazi. akakubaza ati se mwana wanjye mwamenyanye mutuwundi? iyo nkuru ukayiganira, ubu se bwo abahe? iyo nkuru ukayiganira, ubu se bwo akora iki? iyo nkuru ukayiganira,
ku buryo nk'umubyeyi akumva yagera akavuga atari koko reka ababyeyi bacu bose sinjije umutimanama wabo n'urukundo bakunda abana iyo ikintu kirimo kuba atari cyiza umutima wugira igishyika ariko dufite abana bafite ikibazo cyitwa ngo mama na data ninjije ni abantu b'abaturage ntabwo bashobora kumenya ukuntu umuntu twakundanye wo muri Amerika y'Epfo niyo nahamubwira ntiyahamenya ako nawe urimo kumubwira ibyo ntabwo uhazi. ariko ikindi wibuke ko usibye ngo uri kumbwira ibyo ntabwo uhazi akenshi na kenshi wibuke ko bano bantu usibye n'abo banyamahanga n'abo mu Rwanda cyane cyane bitwa ko bifite b'abasore cyangwa abagabo bafite amafaranga we akwereka ibyo ukeneye ko ibyo akeneye kubona ku buryo ashobora kuba aba muri iyi nzu afite indi nzu hariya wenda nayo irimo n'umugore mu gihe abishaka mugahurira aha mu gihe atabishaka akaba ari ku mugore we niba uri umuntu ugeze aho kurongorwa utabona ko umuntu ugiye kugushaka sibyo navuze ku bakobwa uyu munsi gusa utarimo kubona ko umuntu ugiye kugushaka atarimo gushaka ko ugaragara mu ruhame asa nkaho hari ukuntu hafite ukuntu akinga wari utarageza igihe cyo gushaka kubera ko utarabasha kumenya umuntu se kubera ko utarabasha gushishoza kuko kubaka urugo ni amahitamo ashingiye ku gushishoza no kugira umutima ukomeye kandi ushishoza witegereza ureba umuntu yaguhaye aguha ibintu byose ariko mufite ahantu hatarenze habiri muhurira kandi ahora akubwira ngo afite ibiraka yagiye gukora n'urugero mu kindi gihugu telefone ukumva ntabwo iriho ugasigara kuri WhatsApp katwemere ko yagukodeshereje apartment azajya gusangamo mujya mwibuka inkuru y'umugabo wibaga abantu ibintu ntibuka ibyo ari byo bya online akabeshya akashaka umwana w'umukobwa bagasezerana yarangiza akamubwira ngo yabaga muri Amerika urumva umukobwa akamuherekeza akamugeza i Kanombe ngo aratashye asuye muri Amerika bakajya bavugana kuri WhatsApp ari Kimironko umukobwa nibyo nakubwira umugabo nyamugore warongowe yajya kubona umugabo akamubona kuri televiziyo bimwerekana mu bisambo yafashe ahubwo songo wo urumva aribyo nakubwiraga ko uwo mugabo yamweretse ibyo yashakaga ko umukobwa oya ahubwo umukobwa yumvishe ko yamenyanye n'umusore uba muri Amerika arashya aratokombera ubwonko bwe n'umutima we n'ibitekerezo bye byimuka Nyarugenge bijyana muri Amerika ho umujyi yamubwiye abamo aragenda aturayo ku buryo yanamwerekeza akamugeza ku kibuga undi akicara ku kakofi ka shop kari hariya hanze tutarinjiramo afite n'amavarisi se cyane yavuze mu Rwanda tugeze ku butekamutwe bugeze kuri urwo rwego ahubwo tugeze aho umuntu agera no ku kibuga cy'indege ngo ahubwo tugeze ku rwego rwaho turongorwa no gushaka kuzajya muri Amerika tutabanje kumenya ngo uyu muntu ninde Scove vizirarongoza ariko urabizi irahotora nawe se ubwo yarongowe ariko bajyaga bamuha amafaranga kuri we niba yarabonye ko umugabo bamufashe mu bisambo ubikirimo kuba arimo aragemurira umugabo kuko ntiyamwihakana kandi ari umugabo ubwo se umuntu wakubeshye gutyo bari baranasezeranye ari none se hoya barasezerana urumva noneho umugabo ngo akajya amubwira baraza basezerana babana no mu nzu baraza barasezerana nk'umugabo n'umugore ngo avuye muri Amerika umuntu ni mugari ko ariko muri ubwo bukwe haburamo mbene wabo w'umugabo ntabo ariko ubwo bakoze ubukwe bw'ihirwe kumbe Kimironko harimo kujya ni ku mugore we yari afite n'undi mugore afite undi mugore babana batasezeranye ariko bafitanye abana bamaranye igihe ubwo rero abakobwa ntibazi gushishoza niba ari ibyo uzi ikibitera cyangwa abagabo b'iki gihe turabateka mitwe ku rundi rwego bakomeye ariko uburangare ariko abo twese ikoroka nabo ni indangare zifite puresha yo gushaka ibyo tutavunikiye aho dushaka kujya uko dushaka kubaho umuntu twariganye rome turakoranye noneho iyo nje nkakubwira ko nagukunze ndi umusore utangira kumbaza ibyo ntunze nabikuye wowe kutarabibona rimwe na rimwe ukaba waranantanze no mu kazi rimwe na rimwe ukaba ufite n'akazi keza kuki ushaka ko nkutuza aharenze aho wowe wituje
kandi muri ayo mafaranga usaba ari munsi y'ayo ukorera ugatangira ukamaza ngo none se nta modoka uteganya kugura